Nibisanzwe, reka mvuge nibisanzwe kuko ni inkuru yatunguye abantu benshi ndetse kandi akaba ari inkuru iri kwibazwaho n'abanyarwanda benshi. Ushobora kwibaza uti byagenze gute cyangwa se byatewe n'iki kugira ngo umuhanzi Iwacu Bruce abe yafata umwanzuro wo guterera ivi umukobwa w'umunyarwandakazi ndetse kandi akaba na Miss Popularity w'u Rwanda uzwi nka Miss Igisabo cyangwa se Miss Honoline, kandi bisanzwe bizwi ko Bruce Melodie ari umugabo ufite umugore n'abana babiri. Kubakeka ko iyi nkuru ari inkuru mpimbano, reka mvuge ko iyi nkuru iri guhihizwa n'abantu ariko akaba ari inkuru ifite ikintu ishingiyeho. Ni kuri wa mbere tariki ya 26 z'ukwa munani umwaka wa 2020 ubwo umuhanzi Iwacu Bruce uzwi nka Bruce Melodie ubwo yapostingaga ifoto kuri Instagram ye ari kumwe na Miss Igisabo, ndetse akaba ari ifoto igaragaza ko Bruce Melodie yateye ivi ndetse kandi ameze nk'uwiteguye kwambika impeta Miss Igisabo, ndetse kandi Bruce Melodie akaba yashyize caption ku rukuta rwe rwa Instagram ubwo yapostingaga iyo foto. Caption ye ikaba yagiraga iti "She said yes, yemeye kwinjira mu muryango wa Infinix akoresha Infinix Hot 10. Nawe watwinjira ugatunga Hot 10 cyangwa se Hot 10 Lite ugabwa 10 GB za Mango 4G internet." Aha rero bibazaga impamvu ya nyayo nimba ari byo koko Bruce Melodie yambitse impeta Miss Honoline. Ndakeka musubijwe neza kuko uretse amagambo y'abapaparazi nkunda kubabwira, Bruce Melodie ntabwo yapostinze avuga ko yambitse impeta, ahubwo yateye ivi asaba Miss Honoline kwinjira mu muryango wa Infinix. Ibi bibaye nyuma y'igihe kitari gito kandi abantu bagenda bahwihwisa ko hashobora kuba hari umubano udasanzwe hagati ya Miss Igisabo na Bruce Melodie, ndetse kandi bamwe bakaba bandikaga bemeza ko Bruce Melodie yaba ari mu munyenga w'urukundo na Miss Igisabo. Gusa iyi nkuru siyo na gato kuko uretse guhuzwa n'akazi, umuhanzi Bruce Melodie ni umugabo w'abana babiri ndetse kandi afite n'umugore babana mu rugo. Umuhanzi Bruce Melodie kandi yagiye avugwaho inkuru nyinshi zitandukanye zijyanye n'urukundo ariko abeshyerwa, ndetse kandi hakaba hari bamwe bari batangiye gukeka ko Bruce Melodie kubera umubano afitanye udasanzwe na Shadibu naho haba hari ikintu kibyihishe inyuma. Ariko nabyo nyuma yabwo haje kugaragara ko nta kidasanzwe kiri hagati yabo, dore ko na nyuma yaho haje gusohoka akavidewo Shadibu ari guserereza umuhanzi Bruce Melodie mu ndirimbo Amadeni ya Mr Kagame, aho yamushinjaga ubusambanyi, dore ko yaririmbaga agira ati "Naguha Melodie umukobwa usambana cyane", mu mwanya aho Mr Kagame aririmba agira ati "Naguha Melodie umukobwa usambana cyane". Umuhanzi Bruce Melodie kandi si ibyavuzweho mu rukundo gusa, hari n'indi nkuru ikomeza kumukurikirana ivuga ko Bruce Melodie ko yaba yaratinda umukobwa, ariko Bruce Melodie umwana akaba amwihakana ko atari uwe, dore ko yanasabye uwo mukobwa ko bajya kwipimisha DNA bakamenya ko uwo mwana ari uwe, ariko uwo mukobwa ku munsi wo kwipimisha DNA akabura. Bruce Melodie kuri aka kanya afite abafollowers bagera ku 430, ndetse we akaba following abantu 211 gusa, naho uwasehirwa Honoline akaba afite abafollowers bagera ku 124, we akaba following abantu bagera kuri 530 gusa. This is Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, nibutsa ko nandi bakura amakuru meza kandi ingenzi atari kuri YouTube channel yacu Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.